Yesu ashimwe bene data muraho neza bahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana y'urukundo, Imana yuzuye imbabazi, tunejejwe n'amahirwe uduhaye yo kongera kumva ijambo ryawe. Nyemerera mwuka wawe wera yende ku bya data bidusangize, aduhishurire iby'ubwiru bwabyo, ndetse hanaduhereze imbaraga tubashe gusohoza icyo Imana dushakaho muri ibi bihe. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kabiri w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku mugani Yesu Kristo yaciye w'abagaragu bimwe sebuja imbuto. Uwo mugani uboneka muri Mariko ibice 12. Uyu munsi rero turasoma aho n'ubundi muri Mariko 12 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3 harenze ngo nuko igihe cyo gusarura imyaka gisohoye. Ku murongo wa mbere nyine batangira avuga ukuntu ngo umutware nyine yari afite uruzabibu, araruhingira, ararukorotira, ashyiraho uruzitiro, ngo none arangije ngo asigamo abagaragu ngo baruhingije kabiri. Rero ariko aho ngaho kuri rimwe hagiye kurangira avuga ngo arangije ngo ajya mu kindi gihugu. Kabiri rero aravuga ngo nuko igihe cyo gusarura imyaka gisohoye, atuma umugaragu kuri abo bahinzi ngo bamuhe ku mbuto z'imizabibu. Ngo baramufata, baramukubita, baramwirukana, agenda amara amasaha. Imana atugirire neza. Nk'uko ejo twabigarutseho, uyu muzabibu ushushanya agakiza twahawe na Kristo. Agakiza twahawe ni umuzabibu wera imbuto, kandi imbuto nziza. Kristo yarakaduhaye, arangije Kristo niwe w'uwo mutware, yaduhaye uwo muzabibu, arangije ngo ajya mu kindi gihugu, ariko awudusigira ngo tuwuhingire. Kuwuhingira bivuze ngo dukore ibikwiye byose ngo imbuto zibashe guhoraho muri urwo ruzabibu. Imana atugirire neza. Arangije ngo ajya muri icyo gihugu, kuko niko Kristo nawe byagenze, yadusigiye agakiza. Imana itugirire neza. Arangije kukadusigira ajya mu ijuru, ajya kudutegurira aho tuzabana twebwe nawe. Imana atugirire neza. Nuko rero ariko adusigira ako gakiza, adusigira uwo muzabibu ngo tuwuhingire, tuwukorere, ubashe kwera imbuto. Imana atugirire neza. Kandi kano gakiza, uyu muzabibu wacu yawuduhanye n'ibikenewe byose, n'ibikwiye byose kugira ngo imbuto zibashe kwera. Imana itugirire neza. Nimwumvishe yuko yakorotiriye uwo muzabibu ngo akawushyiramo n'urwina n'umunara. Ku munsi w'ejo twabiganiriyeho, cyangwa se umuntu ushaka kubisobanukirwa yahera ku murongo wa mbere asoma. Mu gihe rero runaka umwami ajya yohereza abagaragu be kudushakaho imbuto. Hanga ku murongo wa 2 twari dusomye haravuze ngo igihe gisohoye, ngo igihe cyo gusarura imyaka gisohoye, ngo wa mutware ngo yohereza umugaragu we ngo ajye kuri babandi yasigiye umuzabibu ngo bamuhereze imbuto. Imana atugirire neza. Uko niko Imana ijya ibigenza. Bantu Imana yahaye agakiza ijya iboherereza abagaragu bayo ngo baze kubashakaho imbuto. Imana itugirire neza. Wowe wakiriye agakiza, nanjye wakiriye agakiza, Kristo ajya twoherereza abantu ngo baze kudushakaho imbuto. Uko niko ngo yohereje umugaragu we ngo ajye kuri bantu yasigiye uruzabibu ngo ajye kubashakaho ngo imbuto. Imana atugirire neza. Ahari umuntu wohererejwe ni wa mukozi wawe wo mu rugo, kuri wowe mufite. Ahari umuntu wohererejwe ni wa muntu mwashakanye. Ahari umuntu wohererejwe ni wa muntu mukorana umurimo w'Imana. Ahari umuntu wohererejwe ni wa muturanyi wawe. Ahari umuntu wohererejwe kugushakaho imbuto ni wa muntu mukorana. Mwene data uramenye, uwo muntu mwakire neza, mwakire neza, umuhereze ku mbuto, akuboneho imbuto z'agakiza. Imana atugirire neza. Uwo mwana wawe ahari Imana yamukoherereje kugira ngo aze kugushakaho imbuto. We wahawe agakiza, we wahawe rwa ruzabibu, uyu munsi Imana iragushakaho imbuto. Yakoherereje umuntu cyangwa yakoherereje umuntu ugomba kuza kugushakaho imbuto. Uwo muntu mubana Imana yamukoherereje ngo akuboneho imbuto. Imana atugirire neza. Kandi nta excuse n'imwe dufite yo gutera imbuto, kuko rwa ruzabibu Imana yaruduhaye rutunganye, rufite ibikwiye byose ngo ruhore rwera imbuto. Imana atugirire neza. Agakiza Yesu yaduhaye gafite imbaraga, gafite ubuntu bw'Imana, gafite kwera kw'Imana, gafite ibikenewe byose kugira ngo tubashe kwera imbuto. Yewe uramenye umuntu ntumusezerera amara masa, umuntu mubana ntumusezerera amara masa. Mwakira n'ubugwaneza, uko ateye uko ari umwerera imbuto. Uwo mwana wawe mwakira uko ari, mwakira uko ameze. Imana yamukoherereje ngo akuboneho imbuto z'agakiza. Imana atugirire neza. Uwo muturanyi wawe mwakira uko ari, mwakira uko ateye, mwakira niyo karakteri ye. Imana atugirire neza. Ni Imana yamukoherereje, ntabwo yapfuye kuza gutyo gusa. Hari haba haraje
wakoherereje undi hari uba waranaturanye n'undi utari uwo nguwo. Kuza rero k'uwo nguwo si ibintu byapfuye kuza gutyo gusa, byaje kugira ngo mwakire uko ari, umwerere imbuto, akuboneho imbuto. Ni intumwa ya data wa twese, n'umugaragu wa data wa twese uje kugushakaho imbuto. Mwakire neza, umuhereza imbuto. Uriya mukoresha wawe ku kazi ni intumwa y'Imana. Hari abakoresha benshi cyane muri iyi si, Imana iba yarakoherereje undi mukoresha uwo ari we wese. Imana ntiyabura umukoresha koherereza, kukoherereza uwo nguwo rero ntabwo byapfuye kuza ari agisida. Imana yamukoherereje ngo aza gushakaho imbuto z'agakiza, aza kuboneho imbuto z'agakiza. Imana yashitugirire neza. Nawe ufite umukozi, uwo mukozi wawe uba warabonye hari n'undi mukozi, uwo nguwo uko ateye, uko ameze, inenge ze, karagiteri ze, uko kuntu ameze, Imana ntabwo byayitonguye. Imana yamukoherereje kugira ngo ujye umwakire, umwerere imbuto. Imana yashitugirire neza. Uramenye we, ntutenguhe data wa twese. Yohereje uwo muntu iwawe ngo umwerere imbuto, ntuyitenguhe. Muhereze ku mbuto z'agakiza, muhereze ku rubuto rwo kwihangana, muhereze ku rubuto rw'imbabazi, muhereze ku rubuto rw'ibyishimo, muhereze ku rubuto rw'umunezero. Yewe bariya abantu mukorana, bahereze ku rubuto rwo kwirinda, bakuboneho imbuto y'agakiza yitwa kwirinda. Imana yashitugirire neza. Hereza abo bantu imbuto yitwa gukiranuka. Uwo mukoresha wawe mukiranukire muri byose. Imana itugirire neza. Uwo muntu mubana, uwo muntu muturanye, umuntu mukorana umurimo w'Imana, mwirira imbuto yitwa gukiranuka, mwirira imbuto y'ubugwaneza. Akuboneho gukiranuka kw'Imana, akuboneho ubugwaneza, akuboneho imbabazi, akuboneho kwirinda. Bari abantu mukorana ku kazi bakuboneho kwirinda. Imana yashitugirire neza. Ntubasezerera amaso, bakuboneho imbuto. Yesu Kristo yageze avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo turi umucyo w'isi. Uko niko dukwiriye ngo gukora neza, ngo kuko iyo babonye imirimo yacu myiza, ngo bahera ko bagahimbaza data wa twese wo mu ijuru. Impamvu Imana yabakoherereje ngo bakuboneho imbuto ni ukugira ngo ahari nabo nibamara kuryoherwa n'izo mbuto z'agakiza, bizabarehereze gutera umugongo Gehinomu, bahindukire baze basange data wa twese. Urakoze cyane. Imana igushoboze kwera imbuto zikwiriye abiha.